Murakaza neza kuri channel yacu aho tuganira ku buzima, tukabasobanurira indwara zigiye zitandukanye, ikizitera, uko wazirinda ndetse n'uko wakifata mu gihe waba wazanduye. Uyu munsi tugiye kuganira ku indwara yitwa Diyabete. Ni indwara imaze gufata abantu benshi ku isi yose kandi hari byinshi abantu batari bamenya kuri yo. Gusa humura turi kumwe kugira ngo tuyiganireho ku buryo bwa gihanga kandi bworoshye kubyumva. Raporo ya WHO yatangaje mu mwaka wa 2023 ko abantu barenga miliyoni 537 babana n'uburwayi bwa Diyabete, kandi ko uyu mubare uziyongera 23% mu mwaka wa 2045. Muri Afurika, abaturage barenga miliyoni 24 barwaye uburwayi bwa Diyabete. Byerekana ko uburwayi bwa Diyabete ari ikibazo gikomeye cyane ku buzima. Ese wari uzi ko icya kabiri cy'abantu bafite indwara ya Diyabete batazi ko bayirwaye? Ni ingenzi rero gusobanukirwa no gufata ingamba hakiri kare. Muri iyi video turaganira ku bikurikira: icya mbere, gusobanukirwa Diyabete; icya kabiri, ubwoko bwa Diyabete; icya gatatu, ibitera Diyabete; icya kane, ibimenyetso n'ingaruka za Diyabete; icya gatanu, uko wayirinda; icya gatandatu, inama ku barwaye Diyabete n'ibyabafasha. Diyabete ni indwara iterwa n'uko urugero rw'isukari mu maraso ruba ruri hejuru cyane kurenza ibisanzwe. Ibi bikaba biterwa n'uko umubiri wawe utabona cyangwa udakoresha neza umusemburo wa insulin. Insulin ni hormone ikorwa na pancreas, igafasha gukura isukari mu maraso ikayijyana mu ngingo z'umubiri kugira ngo ikoreshwe nk'ingufu. Iyo umubiri udafite insulin, isukari iguma mu maraso, akaba ariyo ntandaro ya Diyabete. Iyo isukari irengeje iyikenewe mu mubiri, insulin ihindura glycogen ikayibika mu mwijima. Iyo ububiko bwa glycogen mu mwijima bwuzuye, insulin ifasha guhindura glycogen ikaba ibinure cyangwa se fats. Ibi ni ukugira ngo isukari mu maraso itarenga urugero. Reka turebe ubwoko butatu bwa Diyabete. Diyabete y'ubwoko bwa mbere ni indwara ya autoimmune, aho umubiri wisenyera uturemangingo two muri pancreas dukora insulin. Ubu bwoko bwa Diyabete burangwa n'ibimenyetso bikurikira: kugira icyaka cyinshi, guta ibiro, kutareba neza ndetse no kudakira ibikomere vuba. Igenzurwa hakoreshejwe ibizamini by'amaraso bipima umubare w'isukari mu mubiri. Kuvura Diyabete y'ubu bwoko bisaba kurya indyo yuzuye, gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no gufata insulin buri munsi. Ugomba kandi gukurikirana isukari mu mubiri kuko iyo idakurikiranywe neza bishobora gutera izindi ndwara, harimo indwara z'impyiko, indwara z'amaso n'indwara z'umutima. Diyabete y'ubwoko bwa kabiri iterwa no kuba umubiri udakoresha insulin neza cyangwa udakora insulin ihagije. Ibi ahanini biterwa no kutarya indyo yuzuye no kudakora siporo. Kandi ubu bwoko bwa kabiri nibwo bufata abantu benshi ku isi. Ubwoko bwa gatatu ni Gestational diabetes. Ikaba iterwa n'uko umubiri udakora insulin mu rugero ruhagije. Ibi biterwa n'impinduka ziba mu mubiri ziterwa na hormones mu gihe cyo gutwita. Iyi ndwara izamura isukari y'umubyeyi ariko ikunze gukira igihe umwana avutse. Nk'ubundi bwoko bwa Diyabete, ubu bwoko bugenzurwa hakoresheje ibipimo bipima urugero rw'isukari mu maraso. Nubwo Gestational diabetes ikunze gukira nyuma y'uko umwana avuka, abafite iyi ndwara baba bafite ibyago byinshi byo kugira Diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Kandi iyo idakurikiranywe neza bishobora kugira ingaruka ku mubyeyi n'umwana. Reka turebe ibitera Diyabete. Diyabete ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye bitewe n'ubwoko bwayo.
Mu bitera diyabete y'ubwoko bwa mbere harimo icya mbere ni ugusenyagurika k'uturemangingo twa pancreas. Icya kabiri ni imiterere y'imibiri yacu. Ibi bivuze ko niba hari umuntu wigeze kurwara diyabete mu muryango wawe, waba ufite ibyago byinshi byo kurwara iyi ndwara. Ibitera diyabete y'ubwoko bwa kabiri ari nayo ikunze gufata abantu benshi harimo umubyibuho ukabije cyangwa se obesity. Umubyibuho ukabije ugira ingaruka mu mikorere ya insulin. Harimo ndetse n'imirire mibi, kurya ibiryo birimo amavuta menshi cyangwa isukari nyinshi. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bakuze nabo bagira ibyago byinshi byo kurwara ubwoko bwa kabiri bwa diyabete. Izindi mpamvu zishobora gutera diyabete harimo kubura ibitotsi bihagije. Ibi bishobora guhungabanya ikoreshwa ry'isukari mu maraso ndetse n'imikorere ya insulin. Iyindi mpamvu ni indwara zigiye zitandukanye, harimo umuvuduko w'amaraso n'indwara z'umutima zishobora kongera ibyago byo kurwara diyabete. Reka noneho tuganire ku bimenyetso bimwe na bimwe byatuma umenya ko waba urwaye diyabete. Icya mbere ni ukwihagarika kenshi cyane. Ibi biterwa no kuzamuka kw'igipimo cy'isukari mu maraso, bituma impyiko zikora cyane kugira ngo zisohore iyo sukari. Ibi rero bigatuma umuntu yumva ashaka kujya kwihagarika kenshi. Icya kabiri ni ukumva ufite inyota nyinshi cyane. Ibi biterwa no kubura amazi bitewe no kwihagarika kenshi. Icya gatatu ni ukumva wacitse intege cyangwa ufite umunaniro mwinshi. Icya kane ni ukugabanyuka cyangwa kwiyongera kw'ibiro nta mpamvu igaragara. Icya gatanu ni ukudakira ibikomere vuba. Ibi ni ukubera igipimo cyo hejuru cy'isukari mu maraso gishobora kwangiza imitsi n'imiyoboro y'amaraso, bigatuma rero ibikomere bikira buhoro. Icya gatandatu ni ukuribwa n'amaso cyangwa kutareba neza. Ibi ni ukubera isukari nyinshi mu maraso ishobora kwangiza udutsi two mu maso. Icya karindwi ni ukugira imbaraga nke mu ngingo cyangwa gutonekara mu biganza no ku maguru. Ibi ni ukubera isukari nyinshi mu mubiri igira ingaruka ku mitsi mito, ibi bigatera gutonekara no kubura imbaraga. Reka turebe ibimenyetso byihariye ku bwoko bwa diyabete. Muri diyabete y'ubwoko bwa mbere, ibimenyetso bishobora kugaragara byihuse cyane cyane ku bana bato. Muri diyabete y'ubwoko bwa kabiri, ibimenyetso bishobora kugaragara buhoro buhoro kandi rimwe na rimwe bigafatwa nk'ibisanzwe. Kwirinda diyabete birashoboka binyuze mu guhindura imibereho no kwita ku buzima bwawe. Dore uburyo bw'ingenzi bwo kuyirinda. Icya mbere ni ukwirinda kurya ibinure byinshi n'ibiryo birimo isukari nyinshi. Hitamo ibiryo bifite isukari y'umwimerere nk'imbuto ndetse urye n'imboga nyinshi. Icya kabiri ni ugukora siporo n'imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri igabanya ibiro, igatuma umubiri ukoresha isukari neza kandi ukayigenzura. Jya ukora byibuze iminota 30 y'imyitozo itandukanye buri munsi. Icya gatatu ni ukugenzura ibipimo by'isukari mu maraso. Jya wipimisha kenshi cyane cyane niba hari abantu barwaye diyabete mu muryango wawe. Icya kane ni ukwirinda umunaniro ukabije no kwita ku mutima wawe. Kubera ko umunaniro ukabije wongera ibibazo by'ubuzima bikurura diyabete. Abantu barwaye diyabete bashobora kubaho neza binyuze mu gukurikiza inama z'ubuzima no kwita ku buzima bwabo. Dore inama z'ingenzi. Icya mbere ni ugukurikirana isukari mu maraso. Jya wipimisha kenshi, ukurikize n'inama za muganga, ubike n'inyandiko z'ibipimo byawe kugira ngo umenye uko ubuzima bwawe buhagaze. Icya kabiri ni ukurya indyo yuzuye kandi iboneye. Hitamo kurya ibiryo birimo imboga n'imbuto nyinshi cyane kandi wirinde kurya ibiryo birimo isukari nyinshi n'ibinure byinshi. Ugomba no kwitoza kurya ibiryo bike bike kenshi ku munsi aho kurya byinshi icyarimwe. Icya gatatu ni ukunywa amazi ahagije. Kubera ko amazi afasha gusohora isukari nyinshi mu mubiri binyuze mu kwihagarika. Irinde kunywa ibinyobwa birimo isukari nyinshi n'inzoga nyinshi.
Icya kane ni ugufata imiti uko muganga yabigutegetse, cyane cyane insuline ku bayikenera. Ukirinda kwibagirwa gufata imiti cyangwa kuyifata nabi. Icya gatanu ni ukwirinda stress, kuko stress izamura igipimo cy'isukari mu mubiri. Jya ukora ibikorwa bigabanya stress nk'imyitozo ya relaxation. Kubahiriza izi nama bishobora kugufasha kubaho neza no kugabanya ingaruka za diyabete mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane kuba mwabanye natwe kugeza ku musozo w'iyi video, kandi twizeye ko mwungutse byinshi ku burwayi bwa diyabete. Ntimwibagirwe gukora subscribe, like ndetse no gusangiza iyi video ku nshuti n'abavandimwe. Naho ubutaha.